Mwaramutse neza abandi muraho, nk'ibisanzwe nitwa Benimana Emmanuel. Uyu munsi tugiye kubabwira ku izina ryitwa Clementina. Mbese Clementina isobanura iki? Abarifite barangwa n'iyihe mico? Clementine cyangwa Clementine ikomoka mu rurimi rw'Ikilatini bivuga Clement cyangwa Clementina, bisobanura ufite umutima mwiza. Umuntu ufite umutima mwiza, uworoshya, utuje, utwara neza abandi, ufitanye impuhwe n'abandi, nibwo busobanuro bw'izina Clementine. Iri zina rishobora kumvikanisha umuntu ukunda amahoro kandi ugerageza gukosora ibintu mu bwitonzi. Rero hari imico irangwa abantu bitwa ba Clementine. Nubwo imico ishobora gutandukana bitewe n'aho umuntu akuriye n'uko yarezwe, abantu bitwa ba Clementine bakunda kugaragaza ibi bikurikira: bafite umutima mwiza n'impuhwe. Abenshi ba Clementine bagira umutima mwiza n'impuhwe. Abantu bitwa ba Clementine bakunze kwita ku bandi, bagakunda gufasha badategereje igihembo. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, baratuje kandi bazi kwihangana. Ni abantu bafata ibyemezo bihubutse. Ni abantu badafata ibyemezo bihubutse, ahubwo babanza gutekereza. Ni ibintu rwose babanza gutekereza, ntabwo bapfa gufata ibyemezo bihuse. Bafite ukuri n'ubupfura. Ni abantu bazi kuvugisha ukuri, ariko mu rukundo ntibakunze guhemuka cyangwa kuvuga nabi. Mu rukundo ntabwo bakunze guhemuka, bahagarara nyine ku cyo basezeranye. Bazi kumenya gucunga amarangamutima. Ni abantu niba baba bafite ibibazo ntabwo babasha kumenya ko bafite. Nta mpinduka nyinshi bafite mu mico, barangwamo n'ituze n'imbabazi. Muri make ntabwo babasha kumenya niba bafite ibibazo cyangwa batabifite, kuko usanga ari abantu bahisha amarangamutima, bazi kuyacunga. Bafite n'indi mpano rero ba Clementine yo guhuza abantu. Bakunda amahoro, buzuyemo ubworoherane. Bakunda kumvikana n'abandi bantu. Bakunze gukundwa n'abandi bantu bitewe n'ukuntu bazi kubana n'abandi. Kubera ubwitonzi bwabo n'imvugo ituje, bakundwa n'abantu hafi ya bose. Hari ibintu rero wabona ko ari nk'imbaraga nke zabo. Ni abantu bahisha ibintu ku mutima wabo. Nyine ibibazo iyo byabarenze ushobora kumva ngo biyawe, ariko ntabwo bajya bapfa kubwira abantu ibibazo bafite. Nyine muri make bakunda guhisha amarangamutima yabo. Ariko hari imbaraga zabo ba Clementine bakunda kugira. Bakunda kugira kwitanga, bakagira ubupfura, bagashyira hamwe n'abandi, bakita ndetse bakita no ku bandi. Ibyo bintu ni imbaraga nyinshi zabo, ndetse hari izo mbaraga nke twazibabwiye z'uko bakunda guhisha amarangamutima yabo, kubwo bahuye n'ikibazo ushobora gushiduka ari ba bantu biyahura vuba bitewe n'uko bahura n'ibibazo bakicecekera, ntagire umuntu w'inshuti yabo babiganirizaho. Niyo waba uri inshuti ye na Clementine ntabwo apfa kukubwira ibibazo afite. Ndi kumva ari ibyo ngibyo kuri Clementine, kandi mukomeze kugira umunsi mwiza. Abantu bitwa ba Clementine turabasuhuje uyu munsi.